Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Under S&M, nk'uko bisanzwe uyu munsi turongera kubagezaho icyigisho gikurikiraho. Turiseguraho gato, ejo hari aho twababwiye dutangira tuvuga umuhindo, nyamara ni igihe cy'itumba. Turi kuvuga ku isura n'umutwe, aho iri neza ku ishusho y'uruziga niho itumba ritangirira. Ngira ngo ahangaha abazi iby'imvura y'itumba muhita mwumva imikorere yayo neza. Ni imikorere ihura na biriya bice guhera ku mutwe, isura, ijosi, aho hose. Ahabanza twarebye umuntu nk'umucyo. Mu by'ukuri koko twaje gusanga mu muntu agomba kuba nk'itabaza, agomba kuba ikimurika. Twihuse uyu munsi reka turebe umuntu mu ishusho y'ikinyampande enye, umuntu nk'inyubako ifite impande enye. Ubwo ni amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Ibyo bice byose ku nyubako y'umuntu biriho. Turaza kubanza dusome amagambo makeya muri Bibiliya, ubundi twimbike neza tureba iby'inyubako, iby'ishusho y'umuntu. Umuntu mu ishusho y'ikinyempande enye, impande y'epfo, uruhande rwa ruguru, uruhande rw'iburasirazuba, uruhande rw'iburengerazuba. Tumenye ntabwo ikintu cyose kiri ku mubiri wawe kiriho kubw'impanuka. Ni nayo mpamvu umwanya ukomeye cyane wakabaye uwushyira kuri wowe ubwawe kurenza kuwushyira ku bindi ubona hari imbere. Icyo nagira ngo ntangirireho ni iki ngiki kiri mu Mubwiriza. Mubwiriza, igitabo cy'umunyabwenge, yaranditse aravuga ati, Mubwiriza igice cya 7 ku murongo wa 28 avuze ngo dore icyo nabonye gusa ni iki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakira ibihimbano byinshi. Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakira ibihimbano byinshi. Usanga mpise ndasa ku ijambo, ibihimbano byinshi uzabona biri hano ku isi, ku bantu bose bashaka gutera imbere, ku bantu bashaka kubaka ibiramba, ku bantu bashaka gukora amashusho afatika, yaba abadizayina, yaba aba mu bukorikori batandukanye, abahanga bagiye batandukanye. Mbere y'uko ugira ishusho iyo ari yo yose ushyira ku isi, wakabaye ubanza ukitegereza ishusho uremyemo. Iyo shusho niyo Mose yabwiwe bagiye kubamba amahema, aravuga ngo muribambe ukurikije icyitegererezo. Icyitegererezo rero mu mashusho ni ishusho uremyemo. Mu byo wumva uteganya, niyo waba ushaka kubaka inzu, niyo waba ushaka kugira gute, iyo nzu uremyemo nicyo cyitegererezo gikomeye ufite. Dushobora kureba ibintu bitandukanye biremye mu iyi shusho. Harimo imodoka, kugira umuryango mu mpande, ikagira ikirahuri imbere. Ibyo ntabwo byapfuye kuza gusa. Hari indege, hari ibyo bintu byose bigiye bitandukanye, uzabona ni ishusho yitegerejwe cyangwa yashingiwe ku ishusho nyayo, ariyo shusho umuntu aremyemo. Uyu munsi rero tureba umuntu nk'ikinyempande enye, abitegereza murabibona neza, muraza kubibona ku mafoto
amashusho nakoresheje, muraza kubona hejuru umutwe, ijosi naryo muri mpande enye, igice cy'amaboko harimo mpande enye eshatu, guhera ku rutugu kumanuka mu nkokora ukaza no ku biganza hari yaho, mu gatuza harimo indi, kumanuka iki gihimba cyo hagati cyose nacyo ubwacyo gikoze muri mpande enye, amatako mpande enye, amaguru mpande enye no ku birenge. Aha biraza gusanishwa neza n'ishusho y'inyubako nk'uko twabibonye, ariko mbere y'uko tuza kwibanda kuri icyo kintu ngo umuntu nk'inyubako cyangwa umuntu mu ishusho ya mpande enye, turaza gukomeza nyuma y'uko dusomye aya andi magambo. Nanone aya magambo nayo aravuga, ni kuri Yakobo aragenda ngo agera ahantu, ageze ahantu ngo abona kuri uwo musozi, abona amabuye abiri, ya mabuye abiri arayisegura araryama. Bukeye bwaho nyuma y'uko yasuwe n'Imana aravuga ati aha hantu hari Imana nyamara sinari mbizi. Biratangaje kuba mu iyi nyubako tugendana, iyi nyubako tubamo, iyi nyubako tugendana harimo Imana, nyamara abantu bakaba bashaka Imana impande n'impande batashobora kubona kubera ko bayisiga, kubera ko Imana yaremye umuntu utunganye, abantu bishyiraho ibyabo, ibihimbano. Tuvuye mu bihimbano rero, turaza kubona mu by'ukuri umuntu mu mwimerere we, ayo mabuye Yakobo yiseguye abiri, turaza gusanga ari ibisate bibiri by'umutima, hamwe no kuryama ufite umutima utuje, ukinze impande zombi iburyo n'ibumoso, umutima wavuye mu bibazo wiriwemo umunsi ku wundi, umutima udafite kwiciraho iteka ku byo wiriwemo, umutima urimo gukemura amakosa wanyuzemo umunsi ku wundi. Aha havukamo ibitotsi bikazanamo n'inzozi, izi nzozi zirimo kuganira n'Imana ihoraho. Benshi baryamye mu buryo bwakeye bashima Imana, kuko bamenye ngo burya bari mu Imana batari babizi. Bari mu Imana bajyaga bayisiga, kuko Imana yaremye umuntu utunganye. Abantu bo ubwabo bishakira ibihimbano byabo, bajya impande n'impande bajya gushakayo Imana. Ndasuhuza abantu bose bagiye gusenga kuri uyu munsi, nagira ngo mbabwire ngo mukomere. Gusa icyo nagira nanone mbasabe, reka twongere twigarukemo aho iby'ubwenge bitura. Ubwenge bwafatanyije n'Imana kurema, aha niho dukeneye guteranira. Aha ngaha habemo umuntu yabanje kugenzura ibisate bibiri by'amabuye. Mose ngo yahawe ibisate bibiri, agera hepfo yabitaye. Abantu benshi bifuza umutima w'Imana, nyamara baremanywe uwo mutima, bawurangije barawuta. Barasabwa kongera kuwitegereza, bakabaho bijyanye n'iyo kamere, n'uwo mwimerere bataye, kuko bahawe uwo mutima, kuwubungabunga birabananira. Ubu rero
ni amahirwe yandi ya kabiri yo kubona ngo ukeneye umutima, uwo mutima usa n'umutima w'Imana. We kuwuta wumva uzajya kuwushakira iriya mu misozi, oya, impande zawe, aho muri wowe, kuko Imana yaremye umuntu utunganye. Nuko yatura amagambo akomeye nyuma yo kurota, ngo yararose abona urwego rushinzwe hasi rukagera umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukaho bakarumanukiraho. Urwego abamarayika bagendaho bava hasi bajya hejuru, bagenda bajya hasi bajya ruguru, bajya hasi bajya ruguru. Ku bantu bitegereza neza aho ku ishusho, ubasha guhita ubona uburyo amakuru agenda mu muntu, ava hasi ajya hejuru, ava hasi ajya hejuru, ava hasi ajya hejuru. Ayo makuru ahagarikwa nuko abantu bataye icyerekezo umwimerere bahawe, bakajya mu bihimbano. Ayo makuru amanuka yongera azamuka, atuma umuntu akomeza kuba mutaraga, muzima mu bice byose. Ibi bice nabyo tuzabireba imbere, ariko ubu twahereye inyuma ku nyubako, ishusho umuntu abamo, kugira ngo noneho twinjire, ariko tuzarushaho gusubizwa ikibazo kivuga ngo umuntu ni iki, ubundi njye ndi iki, wowe uri iki? Wo kwitabwaho n'Imana, umuntu wo kugirirwa neza mu buryo bikorwa, umuntu wo kubaho agata umurongo ariko agakomeza akihanganirwa, akabaho, akirirwa agonga ibikuta by'imyumvire itandukanye ariko akagumya kubaho. Umuntu wikura mu mwimerere, umuntu ni iki? Nyuma yaho, ubwo ibi ni bya bisate, hari agaruka avayo yari yaragiye, ngo yongera guhura na marayika, bakiranira ku musozi. Hari abantu bumvise amakuru muri iyi minsi ngo umuntu wo muri Afurika y'Epfo ngo avumbuye ijisho ngo rizajya rifasha abantu kugira ngo babe gukomeza kuyobywa na telefone, kuko yabaye isigaye ituma abantu bashobora gukora impanuka nyinshi. Abantu bumva biratangaje cyane, arababwira ngo hari ijisho rya gatatu. Iryo jisho ubundi uretse ibihimbano twe tubamo, n'ubundi tuzarihabwa nk'igihimbano kuko twanze iritunganye. Ubundi ijisho rirasanzwe mu muntu, iryo jisho rirasanzwe mu muntu, ariko kubwo kuritakaza cyangwa kubwo kujya mu bihimbano cyane, kubwo kujya mu bihimbano cyane, abantu bararitakaje. Kadushimire uwo musore wababoneye igisubizo, yabahaye igihimbano, kuko umuntu iyo avuye kuri gahunda gato gusa yisanga mu bihimbano. Abantu bareba barahari, bacungana n'uko wavuye kuri gahunda bakakubonera igihimbano, kandi igihimbano cyiza mu ishusho y'umwimerere. Umubwiriza yarongera avuga ngo ijisho ry'umunyabwenge, ijisho ry'umunyabwenge riba mu mutwe we. Riba mu mutwe we. None iryo jisho uwo nawe yahamije, yagaragaje ko ngo rizajya mu gahanga. Ubundi ahangaha hagizwe ikotaniro, ahangaha niho byemezwa ko
Yakobo yakiraniye na marayika, umusozi Penuweli muri Pinia Grande. Twavuye hepfo kuri bya bisate bibiri, ibyo yamenye uburyo hariya muri biriya bisate bibiri umuntu aba ari kuva mu bwana, icyo bita mu majyepfo ajya mu majyaruguru, kuko niho uhishukirwa iby'urwego. Ukabona buryo ki abamarayika bamanuka bongera bazamuka, bamanuka bongera bazamuka. Mesaje, intumwa, izo ntumwa zigenda mu mubiri wacu, zihora ziri ku kazi kazo, urazibona? Cyangwa mu byo ukora, mu kazi ukora, mu byo ukorera umubiri wawe, harimo no kuzibangamira mu kazi kazo. Rero atera intambwe yo kuzamuka, arazamuka, tukongera kumubona ari ku musozi arimo arakirana. Ahangaha niho noneho ujya wajya hejuru, aho ahava ubutumwa, ugahura n'intumwa, nawe ukaba waba intumwa. Kubera ko wamenye neza aho ubutumwa buturuka, ukabona, ukagira amaso areba kure. Iri jisho ubundi nicyo rishinzwe. Niyo mpamvu umubwiriza yavuze ngo ijisho ry'umunyabwenge riba mu mutwe we. Ayo maso aba mu mutwe kurenza aya ngaya ameze nk'izuba. Aya ngaya yagereranijwe nk'ashinzwe kumurika nanone, aya ari hano imbere. Kuri iki gishushanyo rero tutarakijyaho cyane, turongera turebe aho abantu bongeye kwibutswa, barabwirwa ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Abakorinto ibice 6, 19 kugera 20. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 ku murongo wa 44 kugera 53, ngo mwanyubakira nzu ki? Twongera kubona Dawidi abuzwa kubaka inzu, abwirwa ko ari Salomo uzayubaka. Salomo ahabwa igishushanyo, agomba kubikora bihuye n'igishushanyo. Turebe ngo iyi nzu yubakwa n'ubwenge. Salomo umunyabwenge, yitabwaho n'ubwenge, igakorerwa n'ubwenge, igatunganywa n'ubwenge. Ari byo tugomba kwitondera. Imibiri, iyi shusho y'umuntu turi kwigaho mu binyempande 4 yitabwaho n'ubwenge, igatunganywa n'ubwenge, igakorerwa n'ubwenge, igasukurwa n'ubwenge. Mu byo tuzareba umunsi ku wundi, tuzareba uko uyu mubiri usukurwa, buri gace kose, buri serire yose igasukurwa. Abantu bibanda koza hano inyuma, nyamara uyu mubiri uko wubatse ugomba gukorerwa isuku, ugomba kugira ubuzima muri buri nguni yose, buri serire yose, ubundi ukongera ugashinga, ugahamya, ugakorerwa icyo bita revitalize, kongera kugira ubuzima. Urebye ibintu birimo by'ingesi bigiye bitandukanye ntibyagakwiye. Hakabaye hariho igihe nabaye ahantu aho twagiraga icyo bita general cleaning, umunsi wo gusukura uruganda, ko uwo munsi wabaga udasanzwe. Abantu bose twakoranye iyo suku ndabashuhuje. Aho niba ari imashini iteretse ahantu, hantu hasukurwa,
igasukurwamo imbere, amatiyo agafungurwa, buri gice cyose 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 kigasukurwa, atari uko buri munsi iyo suku idakorwa. Kuko ubundi uko bisanzwe iyo imashini imaze gukoreshwa irasukurwa, yamara gusukurwa igategereza kongera kuza gusukurwa mbere y'uko bayikoresha. Nanone isukurwa inshuro ebyiri, nyuma yo gukoreshwa na mbere yo gukoreshwa. Ariko ibyo ntibihagije, habaho undi munsi w'umwihariko, isuku rusange, igasukurwa, igafungurwa, buri kantu kose, buri gace kose kakozwa ukwako, ikongera igafungwa. Ibyo bintu rero tuzabireba ese muri iyi nyubako, muri iyi shusho kinyempande enye tugendana, ibyo bintu birashoboka. Nyine mbabwire ngo birashoboka kandi birakwiye cyane. Ntabwo bikwiye ko umuntu agira umwanya we wose akawumarira kuri bino bihangano. Nyamara hari ugutungana twahawe, uko ariko twakabaye kubungabunga tukakwitaho. Ngo Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakira ibihimbano. Ibi binabatwara umwanya, bigatuma nabo ubwabo bitakaza. Mu byo wakora byose, nasabe nkubwize ukuri, ugomba kwita no kwitondera kuri wowe, kuri iyo mpagarike yawe, kuko uriho bwa mbere kugira ngo wigirire akamaro, bwa kabiri kugira ngo ukagirire abandi, bwa gatatu kugira ngo uzagire akamaro na nyuma y'iki gihe. Uriho mu mumaro none, uriho mu mumaro ejo n'igihe kizaza. Uwo mumaro niwo ukenewe igihe cyose. Igihe uzajya ubona uri gupfa ubusa, ujye ubabara. Ntabwo bibaho ko ingoro y'Imana yicara itagendwa. Nta mwanya w'ubusa. Twarebye rero umuntu nk'uruziga. Uyu munsi umuntu mu ishusho ya mpande enye. Turabona nanone umuntu ameze nk'inyubako y'igitangaza ishushanywa n'ingoro y'umunyabwenge, aho ubwenge butura. Aho ubwenge butura. Umuryango w'imbere, iyi ngoro ifite umuryango w'imbere, ikagira uw'inyuma mu cyanzu ariho imyanda isohokera n'iki byose. Aha turaza kubyumva neza tumenya ngo icyinjira mu muntu si cyo kimwanduza, ahubwo ikimuvamo. Ibiva mu muntu nabyo bifite aho bisohokera n'uburyo bisohokamo. Ikagira amadirishya ry'iburasirazuba n'iry'iburengerazuba. Ibyo bice ukore ku idirishya ry'iburasirazuba, ukore n'iry'iburengerazuba. Ikagira umwenge w'ubuhumekero ibiri, iry'iburyo n'iry'ibumoso, iburasirazuba, iburengerazuba. Ikagira aho umucyo winjirira n'aho usohokera, ubwo ni amaso. Ikagira uburyo ibyumba bitandukanamo, ubwo guhera mu gice cy'epfo n'icya ruguru hariho itandukaniro. Ukigera neza neza mu gice cy'umutima, ubwo imbaraga z'epfo ziba zitandukanye n'iza ruguru. Mu mbaraga z'epfo hariyo izi mbaraga zigendana n'iby'ibitsina, imbaraga zigendana n'imbaraga ziterura. Ukinjiramo mu mutima niho hazamo imbaraga zijyanye n'uko umuntu abana n'abandi, urukundo, uko asabana na bagenzi be. Ibyo byose kuzamuka winjiye hejuru mu muhogo niho harimo uko umuntu avugana n'abandi,
bikagenzurwa cyane n'ukuri. Iyo ukuri kwabaye guke, iyo mbaraga irifunga. Hejuru rero niho harimo bwa buryo bwo kureba kure, bwa buryo bwo gukoresha ijisho ry'umunyabwenge rimwe riba mu mutwe. Hejuru niho haza umwanya w'icyubahiro ugombwa n'abandi, ndetse icyubahiro nawe ugomba abandi, icyubahiro ugomba ibidukikije, icyubahiro ugomba Imana, aho niho gitura, hejuru mu gihorihori. Aha niho duhurira n'Imana ishobora byose, aha niho ba bamarayika bose bafatanira. Aha niho nanone hicaye uburyo ubwonko bugenzura imibiri, buri gihimba cyose cy'umubiri, bwohereza amakuru impande n'impande. Muri make, aya ni amwe mu magambo twakabaye turebaho. Turacyari ku ishusho y'umuntu. Twatangiye tureba umuntu nk'ikiva, ejo twabonye umuntu nk'uruziga, mu ishusho y'uruziga. Twabuze itangiriro ry'umuntu n'iherezo ry'umuntu. Uyu munsi turebye umuntu nk'ikinyempande enye, impande zose, epfo ruguru. Icyo nabasabira kuri iki ngiki ni uko muba bazima mu mpande zose, mu mpande epfo, mu mpande uruhande rwa ruguru, mube bataraga, iburasirazuba, iburengerazuba, muri bataraga. Aha biratuma mugira imikoranire myiza n'iby'iburasirazuba, iby'iburengerazuba, ibyo mu majyepfo, ibyo mu majyaruguru. Aha niho haraza, hariho bimwe mu byo twagerageje gukusanya, murabibona mu mashusho, byabaye nk'aho biba imbarutso. Uko umuntu yubatse muri mpande enye byabaye imbarutso, mu buryo abensitara amashanyarazi, abakora ibyuma bikonjesha n'ibishyushya, abatunganya ibinyobwa bigiye bitandukanye, abakora binyuze muri za disitilasiyo, mu buryo bwa ferimantasiyo, ibyo bintu byose ibyinshi byaherewe ku buryo umuntu yubatse. Ari nayo mpamvu muzatangazwa no kubona nta gishya, kuko uyu munsi ikintu twe tutazi ni twe, ntitwiyizi ubwacu. Icyo abatubanjirije bari bazi, bari biyizi, niyo mpamvu bamenye byinshi twebwe uyu munsi tugenderaho. Ugasanga umuntu ntiyigeze agera mu ishuri, umuntu ntiyigeze agira gute, ariko kubwo kwimenya azi uko ibitoki bitabwa bikazavamo umutobe. Ikintu gikomeye cyane, n'uyu munsi abantu bafata umwanya bakajya kwiga, nyamara we yarabikoze binyuze ko yarebye ya shusho yo muri we, ahita amenya icyo umubiri ukeneye. Umubiri niba ukeneye umutobe, agahita abona n'uburyo agomba kuwubona. Uburyo bwo gucura, uburyo bwo kubaza, ibyo bintu byose, umuzi wabyo, impamvu uyu munsi icyo abantu bakora ari ukubinoza. Ibyinshi byari biriho ni uko byashyizweho n'abantu bari biyizi, biza ari igishushanyo cyavuye muri bo. Ibikurimo nibyo ushyira hanze. Bo rero bashyize hanze ibyari bibarimo, uyu munsi twe turi kubinoza. Bivuze ngo ntituriho, hariho bo. Nyamara iyo dukora gutyo tuba duhamya ko byose bo bamaze kubikora. Dushobora kwicara tukareba, kubwo kwimenya hari igihe nawe ushobora kubona icyo ukwiye gushyira hanze kitarajya hanze. Nyamara utaramanza, uriya wakoze ijisho yarebye icyo abantu babura, yiga n'uburyo bwo kugishyira hanze. Icyo ngicyo rero ntago yapfuye kugikora, byaturutse uburyo yiyizi, uburyo abona n'abantu,
aravuga ati abantu barimo bamaze gutakara, abantu bamaze kuva mu mwimerere wabo, reka mbashyireho uburyo butuma badakomeza gupfa uruhongohongo, bagwa mu mwobo batawubona, mbakangure. Nyamara ubu habe n'umuntu watekereza kuvuga ngo mbere y'uko nkenera ririya ry'irigurano reka nshakishe irimbamo, kuko ngo ijisho ry'umunyabwenge riba mu mutwe we. Aho kugira ngo ufate umwanya wo gushakisha irikubamo, ushobora no gusanga abantu bakora inkuru yo kurwana no kuvuga iby'iryo jisho, yo kurwana no kuvuga ngo ni ibyavuzwe, ni ibyageze gute, ariko se tuvuye kuri iryo ngiryo n'ubundi ko risanzwe rikubamo, ntabwo warisinzirije cyangwa niryo wahereyeho unogora ngo ijisho ryawe nirigucomoza urinogore, waba ari ryo wanogoye cyangwa wararisinzirije? Muri izo mpande enye rero tuzishoje, hari n'uburyo umuntu abonamo ibintu byinjira cyangwa bisohoka muri we binyuze muri izo mpande enye. Harimo uko umuntu akandagira ku butaka binyuze mu mbaraga cyangwa mu buryo bwa conduction, hari ibyinjira n'ibisohoka muri we. Niyo mpamvu imbaraga z'umuntu n'ubutaka ni ikintu gikomeye. Harimo uko umuntu ahumeka, hari ibisohoka, nk'uko izuba rirasa hakaboneka urume hakagira gute, ibyo ni nako biba no mu mibiri yacu. Ibi byose nk'uko muraza kubibona mu mashusho, mwitegereje neza ubireba birasobanutse. Hari ubwo buryo umuntu abayeho, umuntu nyawe yakabaye abayeho, hari n'uburyo twe tubayeho uyu munsi. Umuntu muri we harimo imbaraga zishobora kubyaza, harimo umwimerere wo gufata imbaraga z'urumuri rw'izuba rugakoreshwa mu gutunga umuntu, rigakoreshwa mu buzima bwa ya ngoro, kugira ngo ya ngoro idatora umusaka, iyi nzu he kuzamo umusaka. Nyamara dushobora kwibaza ngo izuba abantu baryota kangahe, bariha agaciro kangana iki? Twihuse niho tuzabona imbaraga zigenda mu umuntu ziva hasi zijya hejuru, ziva hasi zijya hejuru, ziva hasi zijya hejuru. Ubu buryo iyo bimeze bitya, ubuzima buba bugikomeje muri twebwe, haba hari icyizere cyo gukomeza kubaho. Nyamara hari ubwo bihagarara binyuze mu buryo dufata, binyuze mu ko twiyumva, binyuze mu mwanya twashyize mu bihangano, kuko Imana yaremye umuntu utunganye. Nyamara abantu bishyiriraho ibyabo. Fata umwanya umara mu bihangano uwugereranye n'uwo wimaramo kwigarukamo. Bwashize turimo tureba twaravuze ngo ubura amaso urebe. Uyu munsi noneho reka twongereho akandi ngo reka twigarukemo tumenye iby'iri jisho mbere y'uko turigura amafaranga menshi. Umuhanuzi umwe yaravuze ngo kuki mwagorwa no kujya kugura ibyo kurya bidahaza, nyamara hari iby'ubuntu. Dusoza rero reka mbifurize weekend nziza mwese, mbasabire kuba bataraga, mbasabire kuba mu mwimerere, mbasabire kuba mutinda muri mwe, mutinde mu inyubako yanyu kuruta gutinda mu bihangano. Mu rugendo rwawe, mu mibereho yawe umunsi ku wundi, ngusabiye gutinda kuri wowe, ngusabiye gutinda mo imbere muri wowe, ngusabiye guhura n'ijisho ry'umunyabwenge riba mu mutwe. Aya magambo umunyabwenge yayavuze yuko yari yiyizi, yuko akoresha iryo jisho. Ati ijisho ry'umunyabwenge aba mu mutwe we,
mumubwirize ngo nubwo bimeze bityo, nubwo Imana yaremye umuntu utunganye, abantu bishakiye ibihangano birirwa bahanzeho amaso, nyamara amaso y'umunyabwenge yakaba yayahanga muri we mo imbere. Reka twongere twigarukemo muri iyi wikende, twongere tumenye ngo amaso tuyahanze hehe, harimo inyungu zingana iki, ese dufite umumaro muri ibi bihangano? Hari igihe tubura n'umumaro wacu, nyamara twigarutsemo muri twebwe, umumaro wawe, umumaro wanjye, umumaro w'undi ni munini cyane. Mukomere, turabashishikariza kutubwira uko mu by'ukuri mwumva ibiganiro, ibyigisho, ndetse kuko birakurikirana. Hari icyabanje gikorerwa mu ngata n'icyagikurikiye, iki kije gikorera mu ngata icyakibanjirije, n'ejo tuzabona ikindi. Ariko ibitekerezo byanyu birakenewe, mutwandikire muri comment, mwibuke kwiyandikisha, tujye tubana umunsi ku wundi. Hamwe n'ibyo ngibyo nzi ko tuzabaho mu buzima bwiza, tuzava mu bihangano twinjire mu mwimerere. Ngaho rero mugire amahoro, aho muri hose mugubwe neza. Iki gihe cyiswe weekend, nabyo tuzareba ubwo tuzasesengura igihe iki cyiswe weekend kitubyarira umusaruro. Reka nibura dusigare tubashije kubona, guhura n'abo turi bo, guhura n'ibitugize, kurenza kumenya ibigize ibihangano bitandukanye biri hano hanze. Murare neza, ndabakunda, kandi ndi hano nakwishimira kumva nabagiriye umumaro, kandi nzi ko namwe kunyumva